Ese ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ibagirire neza kandi ibiteho. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Tugiye gutangira dusenga, turirimba indirimbo yo mu gitabo, dusome ijambo ry'Imana, dusoze dusenga, ibindi Imana iduhane umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe. Dushimiye ko waturinda uyu munsi, tukaba tugeze aya masaha duhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Mwami, tugeze muri wa mwanya wo kuba imbere yawe, turakwinginze kugira ngo ubanze tweze dutunganye, utuboneze rwose kandi udukure mu gayo wose utugaragaraho, twejeshe amaraso yamennye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze ngo nutubere umuyobozi kandi unyemerere nkubere mikoro wivugire. Byamusenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gukomeza turimbana indirimbo ya 22 mu ndirimbo z'agakiza. Yesu umwami niwe utubaza ati, ninde numye mu murima wanjye? Dore hari benshi bazimiye, genda ubamenyesha ubuntu bwanjye. Mana yanjye ntegeka unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntegeka numa mwami ubundi imbere yawe. Umuntu w'Imana yaravuze ati, njye ntacyo nishoboreye, ariko ashyuhijwe n'umuriro. Ati, Mana none uzuntume. Mana yanjye ntegeka unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntegeka numa mwami ubundi imbere yawe. Hari abantu benshi bazimira batamenya umwami Yesu Kristo. Muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu. Mana yanjye ntegeka unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntegeka ntuma mwami ubundi imbere yawe. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo ababwira ati, mwakoze neza. Mana yanjye ntegeka unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntegeka numa mwami ubundi imbere yawe. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira, ababwira ati, mwakoze neza. Mana yanjye ntegeka unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntegeka ntuma mwami ubundi imbere yawe. Mana yanjye ntegeka ntuma mwami ubundi imbere yawe. Tugiye gukomeza dusoma n'ijambo ry'Imana
dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 9 umurongo wa 37 kugeza ku murongo wa 38. Reka nsome mu izina rya Yesu. Maze abwira abigishwa be ati, ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyir'ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ngo maze ngo abwira abigishwa bati, ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyir'ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Amen. Uyu mugoroba Imana yashimye ko tuganira kuri iri jambo. Uyu nguyu ni Yesu wabwiraga abigishwa be ababwira ko ibisarurwa ari byinshi, ariko abasaruzi ari bakeya. Ibisarurwa rero nagerageza kubabwira ko yashatse kubabwira yuko abantu benshi ntago bari mu murimo w'Imana, ntago bari gukurikira Imana, ntago bari gukora ibyo Imana ishaka, ahubwo bibereye mu bindi. Icyo Imana rero ishaka, ijambo rishaka kutubwira ni uko twambara imbaraga, ubundi tugakora umurimo wayo, mu buryo butandukanye, kubera ko buri wese aba afite impano yamuhaye. Gukora umurimo w'Imana cyangwa kuvuga ubutumwa bwiza cyangwa kuvuga inkuru ya Yesu ntago ari ukuvuga amagambo gusa, ntago ari ukuririmba, ntago ari ugusenga gusa. Ushobora no kwitwara neza mu myitwarire yawe, utanavuze nta kintu uvuze ukaba uri kuvuga ubutumwa bwiza. Amagambo meza ukoresha ukaba uri kuvuga ubutumwa bwiza. Uko wita ku bandi ukaba uri kuvuga ubutumwa bwiza. Urukundo ukunda abandi bantu ukaba uri kuvuga ubutumwa bwiza. Ni ukuri buri wese uko abishoboye mu rwe ruhande nakora ibyiza, kuko Imana yari iri kubwira ababigishwa bayo ngo ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Ni ukuri abantu benshi muri iyi minsi bararangaye, abantu benshi bari mu bidafite umumaro, abantu benshi bari kwinezeza bakibagirwa yuko turi mu rugendo kandi rugana mu ijuru. Imana ikomeze itugirire neza. Rero reka tuvuge kuri iyi ndirimbo gato tunakomeza. Ngo Yesu umwami ngo niwe utubaza ati, ngo ninde ntumye mu murima wanjye? Ngo dore hari benshi bazimiye, ngo genda ubamenyeshe ubuntu bwanjye. Ni ukuri hari benshi bazimiye, hari benshi bavuye mu by'Imana, hari benshi batari bamenye Imana. Ni ukuri genda ubamenyeshe Yesu ko ariho, Yesu ko akora, baze bamusange. Ni ukuri ahora ateze amaboko kugira ngo yakire buri muntu wese. Hano ku gice cya 2 akavuga ngo umuntu w'Imana yaravuze ati, njye ntacyo nishoboreye, ariko akirijwe n'umuriro ati, Mana noneho uzunume. Ntago kuba wavugira Imana cyangwa kuba wabwira abantu iby'Imana ntago bisaba imbaraga nyinshi, ntago bisaba kuba uri intyoza. Imana yabwiye Gideyoni ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Mugende uko imbaraga zanyu zingana, mugende mubwire abantu ubutumwa bwiza, mugende mubwire abantu ko Yesu ariho, mubwire abantu ko Yesu ababarira, baze bamwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Yesu arategereje buri muntu wese kugira ngo amwakire. Ngo hari abantu benshi bazimiye batamenye umwami Yesu Kristo. Ngo muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rye. Hari abantu batari bamenya Yesu ko ari umwami n'umukiza.
ni ukuri nimuze tubabwire buri wese aho aherereye navuga ibya Yesu, buri wese aho ari uwamenye Yesu navuge ko Yesu ariho, muvuge ko Yesu ababarira, muvuge ko Yesu akora, muvuge ko Yesu atanga amahoro yo mu mutima. Nimugende mubibwire amahanga yose. Yesu amaze kuzuka yabwiye abigishwa be ngo nimugende mubwire amahanga yose, ngo mubabwire ubutumwa bwiza, mubabwire ko nazutse, mubabwire ko ndi muzima, mubabwire ko nkora, ngo kandi nzabana namwe. Namwe rero buri wese nahaguruka avuga ubutumwa bwiza, Imana izabana nawe. Ngo igihe cy'isarura nigishira ngo abakozi bose bazatangwa, kandi umwami wabo azabakira ngo ababwire ngo mwakoze neza. Ni ukuri nta kabuza igihe cy'isarura nigishira, uwo wakoze neza, uwo wavuze Imana neza, uwo wakoze iby'Imana ishaka, ni ukuri nta kabuza Imana izakubwira ngo ngwino wakoze neza, ubundi ubone ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza, kandi Imana iduhe gukoresha igihe cyacu, Imana iduhe kuvuga ibyayo twamenye. Ariko sinabura kuvuga akantu gatoya ko hari abakozi nabo bari mu murimo, bari gukora iby'Imana ariko batari kugenda nk'uko Imana ishaka. Hari icyo ijambo ry'Imana ribavuga, yavuga ngo nyamara muri Timoteyo, mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice byaho ni 2, umurongo wa 19, haravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyariho, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, ngo kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Hari abantu bari mu by'Imana, bari gukora umurimo w'Imana, ariko bakabivanga bagakora ibidatunganye, bakavuga Imana ku munwa. Nyamara muri Tito igice cya 1 umurongo wa 16 turavuga ngo bavuga ko bazi Imana ngo ariko bakabihakanisha ibikorwa bakora, ngo mwene abo ngo mujye mubanga urunuka. Ni ukuri Imana ishaka yuko ukora umurimo wayo wejejwe, ugakora umurimo wayo bikuri ku mutima, ntubivuge ku munwa gusa, ahubwo ni ukuri ugakora umurimo wayo ukiranuka ku gato no ku kanini, kubera ko ngo urufatiro rw'Iteka ngo nyamara ruracyari, ngo rwanditseho ijambo rivuga ngo Uwiteka azabe. Niba uzi ko ukora umurimo w'Imana ukora ibidatunganye, ni ukuri Uwiteka ntakuzi, ariko haracyari andi mahirwe. Emera uce bugufi wihane, ubundi nawe Uwiteka kumenye mubazi. Imana itugirire neza. Uyu mugoroba dushimye Imana, buri wese niyegera Imana. Nimuze mujye kubwira abantu ko Yesu akora, mubwire abantu ko Yesu ababarira, mubwire abantu ko Yesu ariho, mubwire abantu ko Yesu atanga amahoro mu mutima, abantu baze bakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ni ukuri Imana itugirire neza, buri wese nakoresha igihe afite, kandi ni ukuri turi abashyitsi, turacumbitse muri iyi si, kandi ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Imana itugirire neza. Reka dukomeze dusenga kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, tugushimye kubwira ijambo Mwami Imana, ngo ariko ngo ibisarurwa ni byinshi, ngo ariko abasaruzi ni bake. Mana turakwinginze kugira ngo Mwami Imana uduhe gukoresha igihe cyacu, kandi uduhe kubwira abantu ko uriho, tubwire abantu ibya Yesu, tubwire abantu ko ubabarira, tubwire abantu ko utanga amahoro, abantu baze bakwakire nk'umwami n'umukiza, abantu bave mu gahuge, abantu bave mu bidafite umumaro, mu izina rya Yesu Kristo, abantu bave mu kwinezeza, baze Mwami bakugarukire, bakuzeho, ubabere umukiza wabo. Data mwiza rero turakwinginze, dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, batarakumenya bahe kukumenya, abinangiye imitima Mwami nabo bagereho, kandi abasubiye inyuma, ijambo ryawe riratubwiye ngo urufatiro rw'Iteka ruracyariho, ngo rwanditsweho ijambo ngo Uwiteka azabe. Natwe ngo kandi ngo uvuga ngo iryo zina ngo nave mu bidatunganye, natwe turakwinginze kugira ngo abo bantu bave mu bidatunganye biboneze nk'uko uboneye. Mana nziza rero dusengeye abarwayi, ngaho bakize ubagirire neza, babone ukuboko kwawe gukiza.
agakiza, ubakize kubera ko roho nzima itura mu mubiri muzima, ita ku bababaye, abafite intimba n'agahinda, abihebye baha amahoro mu mutima, kandi abagukeneye bakubone, buri wese uko akwifuza kubone. Data wa twese uri mu ijuru, turindira ubugingo kuko aribwo buzakubona. Mwami Imana, urinde kurenza ibindi bintu byose. Urakoze ko wabanye natwe. Mwuka wera nazaherekeza iri jambo.